Niba uri mu bakoze subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda turabigushimira cyane. Byaba bitangaje cyane uyu munsi kuba hari umusore ujya gutereta cyangwa se ukijya kureshya umukobwa nk'uko benshi tubyita, bikageraho bamakanira ko we batamukunze atari yigeze abikiryera ko byari kugenda gutyo. Niba iyo nteruro tuvuze hejuru ariyo koko, haba hari ibintu runaka umuntu ashobora kwitaho ndetse akagenzura neza akaba yamenya niba umukobwa arimo kureshya cyangwa se arimo gutereta muri iyo minsi, azagira igitekerezo cyo kumusubiza ibijyanye n'icyifuzo cye ku ngingo y'urukundo. Ese koko haba hari ibintu runaka cyangwa ibimenyetso umuntu ashobora kubona bigatuma agena umwanzuro uzava mu kanwa k'umukobwa bari kureshyanya cyangwa bari guteretana? Nibyo birahari. Hari ibimenyetso byafasha umusore kugena imiterere y'ibyiyumviro runaka umukobwa amufitiye. Reka dufate urugero. Umuntu iyo yakurakariye cyangwa se yakwishimiye, uhita ubimenya bitanabaye ngombwa ko agira icyo abikubwiraho, uretse ko atari nanone ku bantu bose bimeze gutyo, kuko hari abantu bazi kubihisha. Niba ushobora kumenya umuntu wakurakariye cyangwa se warakariye undi, cyangwa se wakurakariye bitabaye ngombwa ko abikubwiraho, ni gute kumenya ugukunda cyangwa se ukwiyumvamo byakugora? Mu gusubiza iki kibazo, turamutse tugiye kure yuko nta mpamvu ihari yatuma bikugora, twaba turi kwiraza i Nyanza. None niba ibimenyetso bihari koko, byaba bikora gute? Kubimenya bisaba iki? Tubahaye ikaze mu kiganiro Menya Byinshi. Muri kamere y'abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange, barangwa no gufata ibyemezo bimwe ariko bakagira ubwoba bwo kubishyira hanze. Iyi ni nayo mpamvu kugira ngo usobanukirwe imvugo y'umukobwa mu magambo, dushatse twavuga ko nacyo ari ikizamini mu bindi. Abigeze, abari ndetse n'abazaba mu rukundo, hari ijambo bazi cyangwa se bazamenya ndetse bakarisobanukirwa neza cyane. Iri jambo ni indobo. Iyi ndobo mvuga si imwe dutwaramo ibisukika, ibifatika n'ibindi, cyangwa se imwe dukoresha mu mirimo yacu ya buri munsi, ahubwo ni indobo yo mu cyiciro cy'urukundo cyangwa se cy'amarangamutima. Iyo ndobo tuvuze hejuru, buri muntu wese uri mu rukundo aba ari mu mwanya wo kuyitinya bikabije. Nta muntu ukunda kuyumva ndetse by'umwihariko yayibwiwe n'uwo bakundana. Muri make, kumva ijambo indobo mu rukundo bisobanuye kurangira kwarwo. Ntabwo tujya tubitekerezaho kenshi, gusa mu rukundo hari igihe umukobwa avuze oya cyangwa se akavuga ko yakwanze nyamara yagukunze bya nyabyo, ubundi akavuga ko yagukunze cyangwa se yakwemeye nyamara mu by'ukuri atagukunze, nta n'igitekerezo cy'iby'urukundo afite muri uwo mwanya. Ibi tuvuze hejuru iyo bibaye buri gihe, nta muntu ubafata nk'abantu beza. Igisubizo ndetse n'igisobanuro cyiza ku wahemukiwe ari we musore, ni uko afata umukobwa nk'indyarya ndetse nk'umubeshyi umwe wo ku rwego rwo hejuru. Gusa kuba babafata gutya nta kibazo kirimo. Nta kibazo kirimo kuko haba hari ikibazo. Ni gute umukobwa wifatiye umwanzuro umutereta usanze ibyo yakubwiye bitandukanye n'ukuri k'umwimerere kumurimo? Mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo, abahanga mu miterere n'imikorere y'umubiri bemeza ko hari ibimenyetso cyangwa se amarenga umubiri w'umukobwa ukora igihe bari kumureshya cyangwa se bari kumutereta. Ibi bimenyetso cyangwa se amarenga babyita automatic wardrobe cyangwa se body languages, wabyita uko ubishaka. Mu gusobanukirwa ibi bimenyetso, mureke tubivugeho. Ni ibihe bimenyetso cyangwa se amarenga umubiri w'umukobwa ukora bikaba byatanga igisobanuro runaka cy'ibyiyumviro umukobwa afitiye umureshya cyangwa se umutereta? Mu kiganiro Menya Byinshi cy'uyu munsi turavuga ku bimenyetso bine ndetse tunasobanura icyo bisobanura. Ni byiza ko warakoze subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda. Hari igihe bibaho kenshi umusore yaba ari kureshya cyangwa se ari gutereta umukobwa akabona iyi myitwarire, kwipfumbata akirebera hirya. Iki gihe ku ruhande rw'umusore urimo gutereta nta gitekerezo kibiri kuba aba yifitiye. Hari n'igihe yibwiye ko umukobwa yitonda, nyamara igisobanuro cy'imyitwarire ku mukobwa mu gihe cyo guteretwa ntago kiturengera, ntago kiri ku ruhande rwacu abasore dutereta. Igisobanuro cy'iyi myitwarire twavugaga haruguru ni uko mu by'ukuri umukobwa aba atagushaka. Umukobwa ashobora kuba adashaka kuvugana nawe gusa akabura uko bikubwira. Nubona iyi myitwarire imeze gutyo, byaba byiza ukuyemo akarenge kawe. Birashoboka cyane ko waba uri gutereta umukobwa ukabona ari gukunda guceceka, agaseka cyangwa se akamwenyura. Inkuru nziza ku basore, iki gihe aba yemeye. Ibyo bimenyetso tuvuze hejuru bisobanura yego ku mukobwa. Ibi bisobanuye ko icyo wamubaza cyose, icyo wamusaba cyose, akitwara mu buryo bumwe mu bwo tumaze kuvuga hejuru, icyo gihe azaba yemeye.
Ikindi kimenyetso, kugukoraho buri kanya. Niba ujya wita ku bantu bari mu rukundo cyangwa se bari guteretana, ushobora kuba utarabuzemo bamwe ubona aho umukobwa aba akora ku musore buri kanya, akamufata intoki cyangwa se akamwikoreshwaho, ndetse byanarimba akamwikubitisha udushyi. Iki gihe umukobwa bashaka ko mumenyana kurushaho. Rimwe na rimwe hari n'igihe usanga yigana umusore icyo akoze cyose, mbese yaseka n'umukobwa nawe akisetsa. Umva inkuru mbi ku basore, umva neza iyi myitwarire: guhumbaguza, kurya intoki, gukora mu misatsi, gukebaguza. Iyo umukobwa ahumbaguza, akarya intoki, akikora mu misatsi cyangwa se agakebaguza, iki gihe aba yagutinye. Umukobwa uzabonaho iki kimenyetso azaba yakugizeho ikibazo cy'uko wenda ushobora kumugirira nabi. Iyi ni nayo mpamvu bigusaba gukora ibishoboka byose ntagutinye. Gusa nanone hari n'igihe umukobwa yabikora bitewe n'abo muri kumwe, wenda akaba ari bo yatinye, bigatuma atisanzura. Naha dusoreje ikiganiro menya byinshi cy'uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Ni ikiganiro mukurikirana buri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Niyo mpamvu kugira ujye ubona ibiganiro byacu byose bikoroheye cyane, tugusaba gukora subscribe kuri channel Telemotanye Rwanda, mukayikora mumanutse hasi iyi video, mukareba ahantu hatukora handitse subscribe, mukakanda, mukazajya murabona ibiganiro byacu byose ko tubishizeho ako kanya. Nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.